reka nkubwire ntabwo byari ibintu byoroshye buriya ugiye guhindura icyerekezo mu byo wakoraga bigusaba kumara igihe kinini ubitekerezaho kuko cyane cyane umwuga w'itangazamakuru icyo wanyeretse wubaka nabyita ko wubaka nka famiye bariya abantu murabana pe murabana mukagendana kuvuga uti mbaye mbihagaritse biravuna ntabwo buriya byanyoroheye ariko kandi byari ngombwa ubuzima nuko ariko numvaga ko uko bimeze kose umunyamakuru ahora ari umunyamakuru buriya akagabo uko bimeze kose niwe numvaga ko hari ubundi buryo nimara gushyira ibintu ku murongo nzongera nkegera audience yanjye. Yes, ni inkuru yakiriwe neza cyane n'abakurikiraga itangazamakuru mu Rwanda ndetse n'abakundaga ibiganiro bya Mukamano Gloria. Nyuma y'igihe kitari gito yarasezeye kuri uyu mwuga akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munyamakuru uzwi na benshi yatangaje ko agiye kongera kugaruka muri iyi game, ubwo ndavuga mu mwuga w'itangazamakuru. Uyu munyamakuru Mukamano Gloria ubundi ni muntu ki? Ni gatiki bari kuvugisha abantu batari bake. Ese ni iki yavuze ku mwanzuro wo kuva kuri RBA? Iki cyamushishikarize kongera kugaruka? Kandi se ateganyiriza cy'abakunzi be mu minsi iri imbere? Mukomeze gukurikira iyi video kugeza ku musozo kugira ngo tumenye amakuru yose kuri iyi nkuru iri kuvugisha batari bake. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda. Icyo gukora cyizi riba wasanditse subscribe yikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. Umunyamakuru Mukamano Gloria, umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane mu Rwanda, yatangaje ko agiye kongera kugaruka mu mwuga w'itangazamakuru nyuma y'igihe yari amaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yimukiye asanze famiye ye. Aya makuru yayatangarije mu kiganiro yagiranye na Jean Pierre Kagabo bahoze bakorana igihe bombi bakoraga ku rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru. Iki kiganiro cyanyuze kuri channel ya Jean Pierre Kagabo hifashishijwe ikoranabuhanga, aho Mukamano yagarutse ku rugendo rw'ubuzima bwe nyuma yo kuva mu itangazamakuru ndetse n'uburyo yakiriye impinduka zo kwimukira muri Amerika. Mu magambo ye yavuze ko icyemezo cyo gusezera ku kazi yakundaga atigeze agifata mu buryo bworoshye kuko cyamusabye kubanza gutekereza igihe kinini. Mukamano yavuze ko umwuga w'itangazamakuru ari umwuga umuntu yubakamo ubucuti, imibanire n'ubuzima bwa buri munsi, bityo kuvamo bikaba bitari ibintu byoroshye. Aho yagize ati, iyo ugiye guhindura ibyo wari usanzwe ukora bisaba igihe kinini cyo kubitekerezaho. Itangazamakuru ni umuryango mugari, abantu murabana mukagendana, kuvuga ngo wabihagarika ntabwo byari ibintu byoroshye. Kuri njyewe rero ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko byari ngombwa. Nyuma yo gusangiza abantu ko yakiriye uwo mwanzuro, Mukamano yanahishuye ko yamaze gufata indi gahunda yo kongera kwegera abakunzi be binyuze mu itangazamakuru. Yatangaje ko hari imishinga mishya ari gutegura ndetse ko azongera kugaragara kenshi ari kumwe na Jean Pierre Kagabo. Mu butumwa bwe yasabye abantu kwitegura ibikorwa bishya biri imbere, akavuga ko azita cyane ku bitekerezo by'abamukurikira kugira ngo ibikorwa bye bizabashe gufasha ndetse no kubashimisha. Iyi ni inkuru yakiriwe neza n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bagaragaje ko bishimiye kongera kubona umwe mu banyamakuru bafite ubunararibonye agaruka muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Abakurikira itangazamakuru bavuga ko ubunararibonye bwa Mukamano Gloria bushobora kongera kuzana ibiganiro bikomeye ndetse n'isesengura ryimbitse ku ngingo zitandukanye zireba ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda. Nubwo ataratangaza igihe nyacyo azatangirira ibikorwa bye bishya, Mukamano Gloria yemeje ko imyiteguro irimbanyije kandi ko atazatinda kongera kugaragara imbere ya kamera ndetse n'abamukurikira. Ese utekereza ko kongera gukorana na Jean Pierre Kagabo bizatanga ibiganiro bikomeye nk'ibyo twakundaga kera? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, kanda subscribe ukande no kukazogera kugira ngo ujye uba uwa mbere kwakira amakuru mashya kandi yizewe. Mwakoze cyane gukurikira, tuzongera kubonana mu yindi nkuru ikurikira.